Hello guys, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Yesu ashimwe cyane. Mumeze neza? Tumaze iminsi twigana ibintu byinshi, ubu noneho nje kubigisha ibintu byoroheje cyane. Ibintu byoroheje cyane wakwikorera igihe icyo ari cyo cyose, ibintu biri simple rwose. Nje kubigisha uko ushobora guteka ikirayi cya kirayi murya mu kabari. Ikirayi cyo mu kabari kigura amafaranga niba ari 1000. Njye ndabyitekera ntago njye ndya ikirayi cyo mu kabari, kuko uburyo bagitekamo nanjye niko ngiteka. Ndagiteka ndetse icyo natetse kiryoha kurusha icyo mu kabari cyangwa se muri hoteli. Icyo kirayi rero ufata ibirayi byawe ukabironga gutya. Ukabironga ukabyoza, urabona ko nabironze ahantu ushobora kubona icyondo cyangwa ibitaka. Nabironze rwose mbimara. Wamara kubironga ukagifata ukagisatura. Wongeye kugisatura. Ariko ndabanza nkureho akantu mbona katari keza, hanyuma ngicishemo icyuma. Kabiri konyine. Iyo ari runini cyane ushatse ukireka uko. Washaka ukagikatamo indi nshuro ya 4. Njye ndashaka kukireka uko nguko. Yes. Hari uburyo bubiri. Ushobora kwibaza utese kugikase ukaza kugitekana ibishishwa. Ibishishwa byo bitesi bibi. Ushatse ushobora no kugihata. Wagihata nabwo ukagisaturamo kabiri. Sibyo kurikira. Nateguye ibirayi 2, ubu iki cyo ngiye kugihata. Ubundi ikirayi kimwe gihaza umuntu. Ariko nateguye 2 kugira ngo kimwe ngihate. Urabibona? Nimara kugihata nacyo ndagisatura ngiteke mu mavuta gihase. Hari igihase hari n'ikidahase. Byose ubiteka mu mavuta bitewe n'uko ubishaka. Wamara kugiteka mu mavuta ugakora isosi ku ruhande yo kugisiga. Niba ushaka igisize ukora isosi ku ruhande, ukaba ufite akaroso ukagisiga. Akaroso k'igikoni. Hari akaroso kabugenewe. Uramutse utagafite wakwitabaza icyo ufite nk'ikiyiko, ukagihora nyine ukamena agasosi ukagisiga. Agasosi karimo ibirungo gahumura neza. Basi mukaba muriye neza. Nta bintu birenze rwose. Ikirayi cyo mu mavuta kijya gihora kiguhenda kandi urya ibirayi buri munsi. Ugura ibirayi buri munsi ugisatura gutya. Ntabwo ugisatura gifite peseri nini, ugisatura gutya ku buryo hazamo peseri ntoya. Kuko niyemeje kugihata ubu twose ndatuvanaho ntumarimo. Murabona rero namaze gufata kimwe kironze neza cyogeje ngisaturamo kabiri. Mwakibonye? Noneho mfata ikindi ndagihata kugira ngo mbiteke bitandukanye mu bibone. Iki nacyo kirahasi. Iyindi ingredient mfite ubwo mfite ibirayi ni iki gitunguru cyo kuza kudiresingisha. Igitunguru mwakibonye ndagikoramo salade iri slice yo kudiresingisha kino kirayi. Sibyo? Iyindi ingredient mfite ni umunyu wo kuza gusiga ikirayi n'igishyi. Ibirayi byo mu kabari. Ubisiga umunyu bikimara gushya. Iyindi ingredient afite rero ni amavuta. Ayo murayabona ari mu isafuriya nabishyizemo. Murakoze rero, duhurire mu gikoni. Nabishyize mu mavuta, ariko ubishyira mu mavuta atari yashyuha cyane kugira ngo uko agenda ashyuha nabyo bigende ariko bishya. Iyo ubishyizemo yashyushye cyane birababuka ntabwo bishya neza.
Mpisemo kubanza kubiteka byubitse kugira ngo bidahindura ibara cyangwa se bidacenjinga kara, kubera ko amavuta atabirengeye byose, ntabwo amavuta abirengeye, niyo mpamvu mbigize kuri ibi. Iyo ushyira ibirayi mu mavuta ntabwo ubirundanya, ushyiramo bikeya bishoboka. Aha, bya birayi byanjye ndabona biriye, nabihinduye. Aha, mwabibonye rero bya birayi ngibi byahiye, ngibyo rwose nabidiresinze na cya gitunguru nababwiye. Ibi ngibi biri kuri iyi ngiyi murabibona, iki ni cya kindi kidahase. Kidahase hari abakunda kugiteka kidahase, ibi nabyo ni bya bindi, ni cya kindi nahase. Abadakunda ikidahase nako igihase, ubwo nyine urabona ko n'ubundi urakidipu furayinga kikaza kimeze uko. Washaka ukagikorera isosi ukagisiga, washaka ntugisiga. Twebwe dukunda ibidasize kuko isosi tukayifata ku ruhande. Yes, ariko binatewe nuko wifuza kubirya, si na ngombwa cyane. Ubu ibitunguru ni dressing, ni imboga kandi biryoshya ibirayi. Mwabibonye rero, uramenye ntugende udakoze subscribe niba uri mushya kuri iyi channel. Niba utari mushya ukore like and comment. Murakoze cyane. Abo dusanganywe, inshuti zanjye mwese mujya munshimira, nanjye nkomeje kubashimira ko mushyiraho comment mumbwira ko mbigisha utuntu twiza tw'ubwenge. Nzajya mpora mbaho utuntu twiza tw'ubwenge. Murakoze cyane, tuzahura ubutaha. Ciao ciao. Aha, bya birayi byanjye ndabona biriye, nabihinduye. Aha, bya birayi byanjye ndabona biriye, nabihinduye. Aha, bya birayi byanjye ndabona biriye, nabihinduye. Nabishyize mu mavuta, ariko ubishyira mu mavuta atari yashyuha cyane kugira ngo uko agenda ashyuha nabyo bigende ariko bishya. Iyo ubishyizemo yashyushye cyane birababuka, ntabwo bishya neza. Mpisemo kubanza kubiteka byubitse kugira ngo bidahindura ibara cyangwa se bidacenjinga kara, kubera ko amavuta atabirengeye byose, ntabwo amavuta abirengeye, niyo mpamvu mbigize kuri ibi. Iyo ushyira ibirayi mu mavuta ntabwo ubirundanya, ushyiramo bikeya bishoboka.